ukoresha amazina ya Wimbwira ubusa ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yandikiye polisi y'u Rwanda ayisaba yuko yamufunga kugira ngo yivure stress cyangwa se yitekerezeho. Iyi nayo ni inkuru yavugishije abatari bake, benshi bayiteraho comment ndetse bamwe bavuga ko uyu muhungu ari umusazi, igarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Polisi y'u Rwanda rero bidatinze yaje kumusubiza, yamusubije ngo iki, ibyo byose byo tugiye kuganira muri ino nkuru yacu y'uno munsi, tubihaye ikaze. Amakuru yizewe kandi anoza acukumburanye ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza n'ahandi we yakuretse kuri sheni ya YouTube yitwa Alima TV. Kanda subscribe, like, share na comment, ntiwibagire gukanda ukazogera niba uri mushyashya kugira ngo ujye umenya amakuru agezweho kandi ku gihe. Alima TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu. Turongeye tubahaye ikaze rero nshuti bakunzi bacu, mwebwe mwese mudukurikira muri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, i Burundi ndetse n'ahandi hose muri za Canada. Mwese tubahaye ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi. Umusore waganiriye na polisi y'u Rwanda maze akaganira nk'abanyarwanda, kuko dore ko abanyarwanda bazwiho kuganira no gutebya. Yagize ati ese umuntu abyutse akumva ashaka ko mumufunga nk'iminsi 3 kugira ngo yitekerezeho neza, mwabimukorera? Murakoze kunsubiza. Ubwo ni ubutumwa rero yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se X witwa Wimbwira ubusa, maze hadaciye kabiri abantu benshi batangira kugaruka bamusubiza. Benshi bavuga ko uyu musore ashobora kuba yasaze cyangwa se akaba afite ikibazo cyo mu mutwe, kubahuka inzego nkuru z'igihugu, by'umwihariko urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano wo mu muhanda ndetse n'uw'abaturage muri rusange, Rwanda National Police, akabwira aya magambo. Benshi bavuga yuko uyu muhungu ashobora kuba yari yanyweye ibindi bintu cyangwa se akaba afite ikibazo cyo mu mutwe. Ni inkuru yagiye igarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko bidatinje nyuma y'amasaha 28 polisi y'igihugu yimwandikira imusubiza. Yamwandikiye ngo iki? Ibyo byose rero reka tuze tubirondore. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, maze ntibagirwe gukanda kukazogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere bamenya inkuru zacu, ndetse ujye uhabwa notification tukimara kwa uploadinga inkuru. Ntabwo bisanzwe kubona umuntu wisabira inzego z'umutekano ko yaba muri yombi. Icyakora uko abanyarwanda barushaho kugerwaho n'imbuga nkoranyambaga, ni nako barushaho kuzikoresha mu bwisanzure bemerewe n'amategeko. Bamwe bakagera ubwo bakora ibidasanzwe, barimo nko gusabwa gutabwa muri yombi. Kuri uyu wa gatatu saa 3 za mu gitondo nibwo witwa Wimbwira ubusa ku rubuga rwa X yasangije abamukurikira ubutumwa, ariko baza polisi y'u Rwanda niba ishobora gufasha umuntu kwitekerezaho binyuze mu kumufunga iminsi mike kabone nubwo nta cyaha yaba yakoze. Ati ese polisi y'u Rwanda umuntu abyutse kumva arashaka ko mumufunga nk'iminsi 3 kugira ngo yitekerezeho neza, mwabimukorera? Murakoze kunsubiza. Ni ubutumwa bwatangaje benshi, bamwe babibona nk'ibisekeje, abandi babibona ukundi. Ibi birasanzwe kuko abantu bose ntibashobora guhurira ku gitekerezo kimwe. Polisi yamusubije igira iti muraho neza, ntabwo dutanga stay caution muri kasho zacu, ariko twakugira inama yo kujya muri Visit Rwanda, bizaba bifite ituze n'umutekano hatajemo amapingu. Yerekereje yarishatse kumubwira yuko muri kasho zabo badatanga ibihano birimo kwitekerezaho umuntu ari muri kasho. Nyamara amugira inama yuko aramutse abaye ashaka kuruka mu mutwe yagenda agatembera mu duce dutandukanye tugize igihugu cyacu, harimo ahantu henshi ho kuruhukira. Nyamara ibyo bitajemo kuba yajya muri gereza akambikwa amapingu. Mu yandi magambo, icyifuzo cy'uyu muvandimwe cyo gufungwa kugira ngo ahabwe igihe cyo kwitekerezaho, polisi byarangiye imuhakaniye, imubwira yuko iyo serivisi itayitanga. Ni inkuru rero yatangaje abatari bake kubona urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umuhanda ndetse n'abo w'abaturage muri rusange, Rwanda National Police, iganira nayo itebya mu kinyabupfura cyinshi, igasubiza umuturage waganiriye nayo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuno rwakoreshejwe rwitwa X cyangwa se Twitter. Uyu Wimbwira ubusa amaze kubona
iyi nkuru yanditse cyangwa se ubusabe yasabye nyuma y'igihe gito y'uburyo bukwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi bakabufata mu buryo butandukanye, bamwe bavuga yuko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Nawe yanditse icyo yise ibaruwa ifunguye yandikiye abanyarwanda, aho yasobanuye impamvu nyamukuru yamuteye kwandika kuri Twitter cyangwa se X hamenyesha abamukurikirana buriya butumwa, aho yasobanuye yuko icyo yaragambiriye byari ukubaza niba umuntu aramutse abaye akeneye iriya serivisi yo gufungwa kugira ngo yitekerezeho polisi y'u Rwanda yayimuha. Ati rero ntabwo nari ngambiriye kumenyesha polisi yuko nkeneye gufungwa, ahubwo nagira ngo nsobanuze bityo n'abandi bameze nkanjye babe basobanukirwa niba baramutse bakeneye iriya serivisi bayihabwa. Tubashimire rero inshuti bakunzi bacu, amakuru yacu nakagaruka tugenda tubageza amakuru agiye atandukanye, ay'utuntu n'utundi, politike, imyidagaduro n'izindi zose. Turanezerewe kandi turishimiye kuba mukomeza kugera mugaruka mugena mukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Inkunga yanyu tugenda tuyibona. Tubashimire rero mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao. Alimba TV, kumenya amakuru kwanyu niryo sezerano ryacu.